iyi ni RUDA n'uburyohe. RUDA ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 good many causes. Ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda 200 kuri Afurika 20 ku rwego rw'isi. Ubwo rero birumvikana tugeze mu bwimukire bugiye kuzaba muri Afurika mu gihe imipaka izabivuye. Tumaze kubona ibyo byose, tumaze kubona ko bifite ishingiro kandi bifite ishingiro kuri byose, tumaze kwitonda no gushishoza, tumaze kureba akarengane k'ibihekane. Nk'uru rugero hano nafungiwe inzira, uko nafungiwe inzira hano nge perezida wa RUDA Barafinda Sekikubo Fred, hirya no hino mu gihugu mu turere 30 hari n'abandi bafungiwe inzira. Hirya no hino aho nyura twagenzuye dusanga ahantu henshi bagiye bafungirwa inzira n'ababashigikiye, baba b'inzego z'ibanze, baba abarenzeho, baba ku rwego rw'akarere cyangwa rw'umurenge cyangwa rw'akagari cyangwa umudugudu, cyangwa bagakoresha abaturanyi bagashira hamwe mu gufungira abantu inzira ziva zikajya iwabo. Ibyo babimenye. Icyo ni igitekerezo virusi kirimbuzi, kuko namwe iyi mihanda yose munyuramo ntabwo mwafite icyo mwayimaze ho mu kuyikora kugira ngo iyi mihanda imigenderano yose ibeho. Ntacyo mwakoze, muyigendamo mutazi abayitanze, mutazi n'inkomoko yayo. Bityo rero umunyarwanda wese afite uburenganzira kugira aho yinjirira hanasohokera mu isambu ye, byanga bikunda yinjira mu rugo rwe cyangwa asohoka, we n'umuryango we n'abaturanyi n'abo hafi n'abakure n'abashitsi ndetse bava mahanga. Utirengagiza izo nzego za leta zivuga ko zigeza muri urwo rugo gahunda za leta nk'amazi, ibikorwa remezo nibyo nshaka kuvuga, amashanyarazi n'ubundi buryo bwose bwo kuza kureba imibereho myiza ye, cyangwa se afite imibereho mibi. Ibi byose nibizasangwa byaragiye byirengagizwa, umuntu baramutereranye. Birumvikana byanga bikunda hari ababigiye babigiramo uruhare. Ubwo ibyo bizasobanuke neza. Nta muntu uwo ari we wese ku rwego rwo ari rwo rwose ufite ububasha bwo kuba yahohotera mugenzi we, kuko mwese twese hamwe banyarwanda inzira tunyuramo, yaba imihanda ya kaburimbo, yaba y'igitaka, yaba izi nzira zisanzwe, nta n'umwe bazisoresheje, nta n'umwe babujije gutambuka. Mwese munyura mu nzira mutatanze, simwe mwazitanze, nta n'ubwo muzi amavu n'amavuko y'ayo mayira cyangwa iyo mihanda cyangwa izo nzira, ingano yazo utayitayeho. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, mubona hari umuntu ukwiriye gufungirwa inzira iwe iva inajya iwe w'umunyarwanda ku butaka bwa Repubulika y'u Rwanda, mu gihe bivugwa ko ubutaka ari ubwa leta kandi n'uwo muturage ni uwa leta, n'uwo umufungira nawe ari uwa leta, gateranya miryango yabarinde. Byaba bimeze bite? Izo nzego ibyo bikorwa biberaho bakareberera, ahubwo bakabiteza umurindi. Mumeze mute? Think twice and think thrice. Mubitekerezeho kabiri, mwongere mubitekerezeho bugira gatatu. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, uburenganzira bw'umukire n'umukene burangana, ubwo wize n'utarize burangana, ubw'umugore n'umugabo birangana, ni ukuvuga ibitsina byombi birangana. Abakuze n'abakiri bato banganya uburenganzira, haba
ku mashanyarazi bose bagomba kuyabona, amazi bagomba kuyabona, inzira bagomba kuzibona, bagomba kwiga amashuri abanza n'ayisumbuye ni uburenganzira bwabo, bakiga na kaminuza ni uburenganzira bwabo, bakavuzwa mu bitaro ibyo ari byo byose bikomeye n'ibyoroheje, bagahabwa imiti yabakiza mu gihe barembejwe n'uburwayi, ni uburenganzira bwa muntu. Bityo rero uburenganzira bwa muntu ku mutekano ni ngombwa, ni lazima, ntabagomba kugira uburenganzira ku mutekano abandi bakavutswa umutekano, kirazira. Ubwo burenganzira bakaba babubura, ntibigomba babubura abo babibona bo bari hehe. Ni ukuvuga aho hagati hari ababutanga n'abo babutangaho n'abo bagomba kubwima, kandi babikora nk'anababigambiriye. Ntibaba babigambiriye? Baba babigambiriye cyane, kuko mu bigaragara no mu bifatika iyo umuntu yafungiwe inzira, abantu bakora ibyo nabumva ko bafite izina riremereye mu butegetsi cyangwa se mu mirimo runaka, mu nzego zo hejuru z'ibigo runaka, akumva ko umuntu yica agakiza, umuturage uciriritse nta kintu yamuvugaho, mbese nyirizina mureba nk'umuntu udafite icyo yamukoraho, kuko iyo yumva ko nta naho yamurega leta imushyigikiye cyangwa se ubutegetsi bumushyigikiye, ugasanga arajya kurega, yajya kurega bigapfa ubusa, agataha agahora mu manza, ugasanga arahomba igihe, yagize kurenganywa arahomba igihe, aratakaza amafaranga ye, yirirwa mu nkiko bamuserereza gusa batanamubwira ntacyo tuzagukemurira, ugasanga arenganye inshuro zirenze ebyiri. Rero ako kaba ari akarengane gateye ubwoba tugenda tubona ahantu mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, kuko ibigaragara hariho abantu benshi bagiye bigira ibyigenge, bigira indakoreka, bavuga ngo twebwe ni twebwe leta, njye nakora icyo nshaka nta wamvuguruza, ugasanga baragenda babangamira abandi, bazihonyora abandi, uburenganzira bwabo barabutesheje agaciro. Nyakubahwa, by'ukuri iki gihugu ni ibyo bintu byuzuyemo cyane ku rwego rwo hejuru, ku rwego rwo hejuru abantu barababaye, abandi barumva ko ari ibigize nk'ibigirwamana, nta kintu cyabakoraho, ni ikibazo kitoroshye. Birumvikana ari hejuru y'itegeko uno munsi, ariko ejo azaba munsi ya zero. Birumvikana azisanga zero imurushanwa agaciro, ahubwo aharanira agaciro ka bose, k'inyungu za bose, apana kuri bamwe. Kubw'iyo mpamvu ibyo byatanga amahoro nk'uko umuryango w'abibumbye ubitegeka, ni amahoro muri rusange nk'ikirangantego cy'umuryango w'abibumbye muri Security Council. Birumvikana haba muri Afurika hose, haba East Africa, haba Africa muri rusange nk'uko twari tumaze kubivuga, ariko none dushingira hano iwacu mu misozi igihumbi i Rwanda, nta muntu ugomba kuvutswa uburenganzira ubu na buriya. Nizere ko hirya no hino mu gihugu buno butumwa mugomba kubumva, mubyakire neza kandi mubyumve neza. Buri muntu agomba inzira iva ikanajya iwe nta nkomi, mubishaka mutabishaka, kuko namwe ntabwo mwimutse mujya aho hantu, mwimukana inzira zanyu, namwe muza muzihasanga. Ntibazihasanga se? Ndakeka ntabwo, ndahamya ko ntabwo imihanda twese twagiye tugira uruhare ngo tuyubake, ahubwo tusanga yubatswe indi gutyo, tugasanga leta irayubaka, n'abandi bashoramari gutyo, tukabona ibikorwa rusange biri hariya. Ntabwo nanone nshidikanya ko buri munyarwanda wese adafite uburenganzira bungana n'ubwa mugenzi we. Nimba umwe aguze isambu iri inyuma y'indi ya mugenzi we akabona inzira, kandi ni itegeko ry'u Rwanda rirabyemera, sinzi impamvu ubona umwe cyangwa se bamwe muri bo badahabwa inzira,
bivuye kuri runaka uvuga uti nge ntabwo ndi butanga inzira kubera imbaraga mfite, kubera uwundi we, kubera icyo nishingikirije, kubera undi inyuma, kubera iki. Uwo nguwo umuri inyuma rero niwe kibazo kuruta uwo nguwo wamuhaye izo mbaraga zituma atekereza ko atanga inzira, niwe kibazo kuruta uwari gutanga inzira, kuko we ubwe yashigikiye igitekerezo cyiwe. Niyo mpamvu mbona rero ko igikwiye cyangwa se igishoboka nuko buri munyarwanda wese, nk'uko uburenganzira bw'umugufi nibwo burenganzira bw'umuremure, nibwo burenganzira bw'uwirabura ndetse n'inzobe, bitume uwo ari we wese fata initiative avuga ati okay, inzira igomba gutangwa kuko byange bikunde nanjye ndayifite, kandi iyo mfite ntabwo ari njye nayihanze, kandi ntabwo irimo kwanjye kugira ngo mve aho nagiye ku kazi nakoreye nze ngere mu rugo, si imbaraga z'uko nakoze gute ngo nishyure inzira nyuramo, cyangwa se ari njye nayihanze n'imashini yanjye cyangwa se n'amaboko yanjye. Niyo mpamvu buri muntu wese agomba gutanga inzira, dore ko n'amategeko abigenga, cyangwa se nimba uwo nguwo wamuhaye izo mbaraga zituma yumva ko atagatanze izo inzira, ari we ubwe w'umunyamafuti kurusha wari gutanga inzira. Izo mbaraga rero aho zavuye, cyangwa se kuri uwo nguwo wumva ko atatanga inzira kubera icyo ari cyo, icyo nicyo kibazo gikomeye, kandi icyo kibazo nibaza ko kigomba gushakirwa umuti vuba na vuba kigakosorwa. Bitabaye ibyo ngibyo, tugashaka igisubizo cy'abaruda, kuko aribo bari kuza bagiye bazana byinshi bishyashya bimeze gute, baje gukosora ibi byose. Ruda niyo ije ikosora ibi ngibi. Banyarwandakazi aho muri hirya no hino mwabuze inzira, mujya mu manza barabazimya kubera imbaraga z'uwo muhanganye mu rubanza wakwimye inzira, kandi mu by'ukuri wari uyikwiye. Mwihangane, ni igihe gitoya, iminsi ishize ni myinshi ariko isigaye ni mike ya Ruda ikaza gukemura ikibazo mwari mufite. Ndakeka na perezida wa Ruda ku isi no mu Rwanda no muri Afurika hose ariko yaba byumva hari. Nanjye niko mbyumva, kuko nanjye umugabo Musoni Agustin yamfungiye inzira iva inajya iwanjye, ubu imaze imyaka 19 yarankoreye icyo cyaha. Birumvikana ubwo nimba baratinyutse kubikorera nkanjye, ni igihanga n'abafatanye, urumva ntaho bakwepera, nta nuko babigenza, kuko twe twifuza ko kiriya kibazo nk'icyo kitakongera kubaho, kuko inzira ntigira nyirayo. Inzira ni y'Abanyarwanda bose, Abanyafurika bose n'isi yose, abo hafi n'abakure n'abategetsi niho banyura bazana iyo mitegekere yabo n'imiyoborere yabo, yaba myiza cyangwa mibi. Banyura he mu gihe iyo nzira idahari ijya kuri uwo muturage, kuri urwo rugo rw'uwo muturanyi, mu gihe mwe muturiye kuri za kaburimbo cyangwa imihanda migari? Ibyo ni self loving. Mumenye, mubyibuke neza ko ubutaka ari ubwa leta. Twabaruda turaze ubutaka tubusubize abaturage, hanyuma izo nzitwazo bitwazaga ziveho. Ubwo ni ukuvuga ni umuturage wakoraga ni leta yakoraga ibishoboka byose kugira ngo umuturage abure inzira byanze bikunze, kuko nta muturage wakwihandagaza ngo abyange ngo ananirane, kandi leta ihari, ahubwo ni leta ibifitemo akaboko karekare kutuma bamwe bafungirwa inzira ku mpamvu za politike, noneho ikibazo cyari cyoroshye kigakomera, kandi nta mpamvu yacyo. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nkanjye perezida wa Ruda njya gushinga ishyaka rya Ruda, nakurikije abantu nazengurutse mu gihugu cyo Repubulika y'u Rwanda bafite icyo kibazo cyo kuba barafungiwe imigenderano y'iwabo, aho ugasanga abantu ntibagira hepfo ntibagira haruguru, aba n'inyuma aho banyura noneho barabarenganyije, ugasanga ari akarengane k'ibihekane. Aho rero Abanyarwanda niho bavugiye bati katukora umuti, buri rugo rwose ruzaba rufite inzira ijya iwabo, inava iwabo, ku buryo buri muturage kubera impamvu z'iterambere, ubumwe bw'abaturage bw'Abanyarwanda, inkongi y'umuriro nivuka
kizimyamoto zibona aho zinyura, n'abo banyarwanda batabara babona aho banyura, noneho n'ubutabazi bwo kwifashisha mu kuzimya izo nkongi z'umuriro zibone cyangwa babona aho babinyuza. Nanone hashobora kuvuka ikibazo cy'umutekano muke, ubwo banyura hehe bazaho. Ikindi hashobora kuba uburwayi bukabije cyane butunguranye bw'icyorezo nka Ebola ihavutse, cyangwa izindi ndwara, bahera he bazana izo modoka z'ubutabazi ambulansi zanyura he? Ibyo byose bakumira bate icyo cyorezo? Birumvikana aho hose umurwayi waba uharembeye bajya kumwitaho, kumuterura, kumwambutsa, urumva yapfiramo aho hagati. Nta butabazi bwaba bukozwe rero, ahubwo baba bafatanyije n'uwatumye uwatagira inzira cyangwa umuhanda ugiwe, barafatanyije nanone bakikomeje gufatanya mu karengane k'uwo muturage no mu burwayi bwe, bakamufata bakamunigana inkari, birumvikana, bamuvutsa amahirwe yose, kandi nabo baraba bivutse amahirwe, kuko iyo nzira nabo bayinyuramo, bazayinyuramo, n'abazimyamuriro nawe azayinyuramo aje kubazimiriza umuriro, inkongi iwabo zafasha. Siko mwe mubibona? Nanone umuntu akwiriye kutagira inzira kandi hari abaturanyi b'abazimyamuriro, ubwo baba ari abazimyamuriro cyangwa inkongezamuriro. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa RUDA mu Rwanda. Ibyo ahanini byagiye bituruka ku myumvire, ku mibanire yagiye iranga abanyarwanda mu bihe byashize. Ubwo haje ibyo bitwa ngo ni ubumwe, ngo ni ubwiyunge, hari bamwe bagiye bagira iyo mitima, bakagira umutima mubi wo kumva ko yakomeza kuba yarenganya undi. Naho ngaho bituruka, kugira ngo usange umuntu aturanye n'undi ntibasabana, amwemye inzira, amwemye uburyo bwose bw'ubuhumekero. No mu ntara iyo twarabibonye aho twagiye tugenda, ugasanga umuntu afatanyije n'undi uruzitiro ruhana imbibi, ariko umwe akavuga ko undi atagomba kurwegera ngo arukoreho, nimba ari imihate ikikije akaba atakemerwa kuba yacaho umuhate ngo ni kundi. Ugasanga imbibi ahanini bakunda kuzipfa abantu, ariko mbona akenshi abituruka ku myumvire y'abantu ya kera ikibarimo. Ntabwo abantu babashije kwiga ngo banoge, ngo bumve neza inyungu y'umuturanyi, akamaro k'umuturanyi. No mu Kinyarwanda baravuga ngo umuturanyi wawe, ngo umuvandimwe wawe, umuturanyi wo hafi akurutira umuvandimwe wa kure. Ariko icyagiye kibitera kenshi na kenshi ni icyo ngicyo. Niyo mpamvu mbona ko igihe cyose umuntu azamenya agaciro k'umuntu, k'ikiremwa muntu, akamenya uwo ari we, akamenya na mugenzi we, ibyo byose bizakuraho ibyo byose. Bityo ababanye nabi baturanye babane neza. Niyo mpamvu RUDA yahagurutse kugira ngo ibyo byose ibikureho. Nibamara kumenya agaciro umuntu namenya agaciro k'umuturanyi we, ntago azamwima inzira. Nagira agaciro k'umuturanyi we, namenya agaciro k'umuturanyi we, ntago azamwima urubibi. Bityo bazasangira uko gahunda, uko ibihugu tugomba gukora, tuzakora imipaka, niko tuzakora n'izo mbibi. Umuntu asangire n'ubundi, nimba igitoki kiri kwa mugenzi arye nk'ugica kuwe, ikijumba yahinze ngo arye nk'ugikura. Mbese bazabana ari nka paradizo. Iyi ni paradizo ya kabiri izaba ije mu gihe cya RUDA, igihe yaje kuyobora. Bityo rero ibyo byose bizavaho, bitume abantu bakundana. Urukundo nirwaza mu bantu, nta muntu uzongera kwima undi inzira, nta uzongera kwima undi amazi. Mbese byose bizagaruka biba ari paradizo. Murakoze. Usibye no kumwima, hari no kumufungira. Noneho yari ahasanganywe, ugasanga barikoze, bamukoreye urugomo nk'urwo rwose, baramufungiye, ugasanga ni akarengane k'ibihekane. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, ariko barirengagiza ko inzira ntigira nyirayo, nabo ni iyabo, ni iy'abana babo,
ni yabase na ba nyina n'abaturanyi bose, abashitsi b'impande zose bose nibaza bazanyuraho. Ubwo nimba bamufungira inzira cyangwa bakaba kwitwaza inzitwazo bamwima inzira, kandi ubutaka ari ubwa leta, leta n'izo nzego z'ubutegetsi ntizigire icyo zikora, ubwo urumva aho hagati harimo gateranyamiryango. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane twabaruda turaje ibyo byose tubirangize, hose hazabaho imigabo n'imigambi myiza yo gushyiramo imihanda, yaba iyo ku butaka yaba iyo mu kirere, abantu bagenderane neza, kuko iyo mihanda tuzajya tuvuga ngo yose imihanda ihari igera mu ngo z'abanyarwanda ni iya leta. Ni uku itegeko umwanzuro uzaba umeze muri ruda, buri rugo rwose ruzajya rugerwamo n'umuhanda wa leta, apana umuhanda w'umuturanyi cyangwa umuhanda w'urwo rugo. Uzaba ari umuhanda wa leta, kubera gahunda za leta zose zizajya zinyuzwamo n'iz'abaturanyi, hanyuma n'abo ngabo bigira ba nyiri butaka barandirone n'ibindi. Siko twafata umwanzuro. Umwanzuro ni uko bimeze, kandi nta shiti ni uko bigomba kugenda, ku buryo buri munyarwanda wese uwo ari we wese azabaho abanye neza n'umuturanyi we, nta mbogamizi nta nkomyi, basurana batabarana, ugize ikibazo ahamagara mugenzi we amufasha, batumirana, apana kuba baba baturanye bameze nk'injangwe n'imbeba kandi bapfa utuntu turi aho ngaho tw'inzira, tw'imbibi, tugabanya imirima yabo cyangwa se amasambu yabo cyangwa ibibanza byabo cyangwa se aho batuye. Ibyo bintu iyo virusi imaze ibinyejana n'ibinyejana mu banyarwanda, nibashake umuti urahari wo kuyivura, nimba bumva bo kuyivura batabishoboye, ariko icyo niwo muti, ku buryo buri munyarwanda wese atazongera kugira ikibazo na mugenzi we bapfa ibintu nk'ibyo ngibyo birimo imyumvire yo hasi. Nyakubahwa, ikindi numva nagira ngo nkubaze tuvugeho ni ikintu cyerekeranye n'isenywa ry'amazu. Abantu barababaye cyane muri iki gihugu, by'umwihariko cyane hano mu mujyi wa Kigali. Sinakure ni aha mu mujyi wa Kigali, uracana ukagenda ubona amatongo, inzu barayisenya ikamanukana n'amabati n'ibiti byose bikaryamaho, nyirinzu akayireba akabyihora akakwirwa nabikuraho. Ngera kuri tere nkabibona, nagira ngo rwose nyakubahwa, icyo kintu abantu barababaye, bari gusenyerwa bwerere bazira ubusa. Sinzi nimba wowe utajya ubibona ngo ugire icyo bivugaho. Ndabibona. Urugero natanga igasanze hariya hose narahanyuze ejo bundi, nsanga abantu bose hafi uva muri metero runaka kugera mu zindi, usanga inzu yasenywe, ugasanga ari amatongo. Nazengurutse uturere twose, imirenge yose, imidugudu, hafi n'urugo ku rundi, ariko nasanze ahasenywa amazu ni henshi, kandi nta mazu mashasha yubakwa y'abakene kugira ngo abana babo n'ababyeyi babo n'abatagira amazu babone aho baba, kandi ntibashobora guhangara izabo bakire, izo kadasitire bubatse n'amagorofa ntabwo bahangara ibiciro by'ubukode bwayo. Ku bw'iyo mpamvu bashaka abakene barare hanze, inzego z'umutekano zishinzwe umutekano zibafate, zibajyane zibaziza kurara hanze nk'inzererezi, noneho ugasanga ni ikibazo, ni icyorezo. Ku bw'iyo mpamvu ikomeye cyane, abantu bose bafite ingeso yo gusenyera bagenzi babo, katubabwire ko muri 94 abantu barazisenyaga bumva ko ari leta ibatumye, ko ari gahunda ya leta. Ariko cyo nabibutsamo, no muri Gacyacya n'uwatwaye igikombe gusa muri iyo nzu yarakuweho urugi cyangwa idirisha, yisuye idirisha, yishyura n'ibyari mu nzu yose. Nimba hari n'abazi kuyisenya nyuma yishyuye n'iyo nzu,
aryozwa n'aka na kariya ibyari birimo. Kubw'iyo impamvu ikomeye cyane nabo bitwazaga ko ari gahunda ya leta. N'iyi nimba ari gahunda ya leta, mube mwiteguye abasenya amazu y'abandi muzazubaka imbaraga, mube murya teze mwitoze kuzisubizaho rwose, kandi mube mwegeranya n'ubushobozi buzazisubizaho. Ibyo byo nta gushidikanya, nta n'uzavuge ko warenganye cyangwa warenganyijwe cyangwa watumwe na kanaka. Upfa kuba wari ufite irangamuntu gusa birahagije. Ubutabera ntabwo burangirira mu maboko ya bamwe gusa, ahubwo hari n'abandi. Nta mukuru utagira mukuru we, mukuru wabo ngabo azaboneka azaza. Mwe mubona umuntu yafungirwa inzira, yarangiza umuntu yasenyerwa inzu bitewe n'amikoro ye, yarengana bakamuziza ko ari umukene yubatse inzu igendanye n'amikoro ye ku butaka bwe mu kibanza cye, nta muntu yubakiye mu kibanza cye, yubatse mukwe. Umuntu akwiriye kumusenyera koko? Akwiriye kumufungira inzira? Kwamusenyera iyo avuga ko ari mbi, amuha inziza se? Amuha igorofa amuguraniramo inziza, cyangwa amurekaho ukabona ko ari ubugome gusa ndengakamere bwimonogoje, ahubwo bugendera mu maboko y'abantu, mu biganza. Gahunda ya leta ntiruta uburenganzira n'ubuzima bwa muntu. Hari gahunda ya leta iri hejuru y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuri iyi si ya rurema. Dusesengurire nimba uburenganzira bwa muntu buba nta gaciro bufite, ahubwo gahunda za leta arizo zifite agaciro. Ihakomeye ikihe? Nshyirira ku munzani mpimire. Mwenda vuga mwabashinzwe gukurikirana imyubakire hirya no hino mu gihugu, noneho ari namwe mufite mu nshingano kumenya abasenyerwa mu gihugu hose. Amazu amaze kuba gusenywa mu gihugu hose turayafite ku rutonde. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane rero turaje turebe, ndazifite inzu zasenywe umubare wazo mu gihugu cyose, mu turere 30, mu mirenge yose n'utugari n'imidugudu. Birumvikana. Ahubwo subiza kiriya, nimba hari icyo wagitangarizaho abanyarwanda bari mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Murakoze cyane. Twagiye tugenda ku matere tugasanga umuturage yubatse inzu amaze kwigeza hejuru, haje abashinzwe umutekano b'abanyerondo, bakihagera bamukuyemo ruswa, abahaye amafaranga, bagenda bageze hejuru batanga raporo mu mudugudu urabonye uraje nawo babahaye amafaranga. Bigeze mu kagari, kuko ubwa bushobozi wa muturage atagifite ubushobozi bwo gutanga hose bageze, abaraje inzu bayishyize hasi baramusenyeye. Abo bantu twaragiye tubabona, bagenda batugezaho icyo kibazo cy'uko bamwe baza bakabemerera kuzamuka kubaka, bagera hejuru kuko batageze hejuru batatanze amafaranga baba basabwe ku mpande, bakaza bakamusenyera. Abo bantu dufite amaraporo amarisite yabo, amazina yabo turayazi, amazu ho yari yubatse twarahageze, twarahafotoye, ngira ngo bimwe mwabibonye namwe. Byinshi byagiye biba kurenganya abantu, ugasanga banamwemereye kubaka, ariko kubera ko urundi ruhande rutageze ugasanga bamushakiye ibyaha, inzu barayisenye. Ariko ukibaza, inzu y'umuntu avunitse arayisenye, kandi barangiza bakirwa bavuga ngo buri muntu yihesha agaciro, ngo buri muntu ngo yigire. Wamara kwigira bagahita bagusenye, ugasanga baragusenye. Noneho ese ko baba bagusenye bagukuye mu ako kazu wubatse, barashaka ujye kurara ku ikarito, ujye muri borodire, nugerayo nabwo bakagufata bakakujyana bakajya kugufungira hariya bafungira abantu bajya kubicisha biriya birwara biri muri aya magereza. Ubwo abanyarwanda baragana he, barava he, bakajya he? Dukurikije ibintu twagiye tubona ko ari ibintu by'akarengane k'indengakamere. Niyo mpamvu twagira ngo namwe muze gusuzuma aya maraporo, aba bantu bagiye barengana gutya,
muze kugira icyo mutangariza aba bantu bagenda babikora. Murakoze. Murakoze cyane. Dufite raporo y'abarusenyi bw'amazu mu Rwanda hose, dufite na raporo y'abasenyewe, tukaba dufite n'amafoto yabo benshi babikoze. Igitangaje harimo n'abigeze abategetsi babyitabiraga, kandi ntibigeze baha abo baturage aho kuba. Ubona ko babikoranaga ubugome ndengakamere. Ikindi, ntibigeze bafasha abana babo. Ikindi, abo bana babaga biga amashuri bagahita bata amashuri kubw'iyo mpamvu yo kubura aho baba basenyewe. Izo ni ingaruka zikomeye cyane ntabarirwa. Ubwo nimba ariho yari yarafatiwe mituweli, ubwo nguko baragiye kure y'amavuriro yaho, ubwo barwara bakabura uburyo bagaruka kwivuza, kubera aho bagiye bahungiye naho bari barafatiye mituweli mu mudogodo runaka ni kure yaho cyane bikabije. Kubera icyo gikorwa cyo gusenyera abanyarwanda, gukira koko byibagiza gukinga. Kano kanya bibagiwe ko n'uwasenya itafari rimwe ku nzu mu gihe cya 1994, uwo nawe yubakishijwe inzu nzima n'ibindi byari birimo. Abandi bo bumva ko babifitiye uburenganzira gusenyera bagenzi babo, kandi bo bakiha uburenganzira bwo kubaka, abandi bakavutswa uburenganzira bwo kubaka. Ibyo byose ni biryabarezi, byose ni bwerere. Babe barambura amaboko, bazazubaka bazi ko bazisenye mu buryo bw'urugomo. Ibyo byo rwose ntabwo twakwemerera undi ngo abasenyere, ngo namwe abasenyere, ngo yihore cyangwa yihemure, yihorere cyangwa yihimure. Oya, ahubwo imbaraga mwakoresheje mu kuzisenya, abaruda n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga, bazabahagarikira muzubake koko. Ndetse niyo uzahungira hehe uribesha, uzagaruka uzabisubiza mu buryo ibyo wonone. Kimwe n'abo bakaboko bibye amafaranga bakayanyereza bakayatwara mu mahanga bayakuye mu isanduku ya leta, nabo bazayagarura. Kimwe n'umuntu wese uzi ko afata agafunga abantu bapfa ntabagaragariza imiryango yabo, akajya kunaga mu binogo iyo, uwo nawe aba ari yateze azerekana abantu b'abandi aho yabasize. Ikindi, ni umuntu wese uzi ko ashobora kuba yaritwaje uwo ari we n'icyo ari cyo, agashobora guhemukira abanyarwanda bari imbere mu gihugu, abahigisha uruhindu, n'ababa mu mahanga akabahigisha. Uwo nawe nagaragaraho ibyo bikorwa, azaba abizi neza ubutabera budabogama butarenganya buzamugeraho, n'abarengana azarenganurwa. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, buri muntu wese asabwa kwitwararika, witwararika ibya mugenzi wawe, wirinde, ntuhubuke uhubukana ibya mugenzi wawe ubyangiza, ntuhubukire kuri mugenzi wawe umuhutaza cyangwa umwana we cyangwa umukomokaho, kirazira. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ni irihe rage we wabasigira abantu nk'abo? Abantu bave mu bibi bajye mu byiza, muri make bakizwe. Urebye habayeho ubutamenya, habayeho ubuyobe, habayeho
kuba barafashe inyigisho mbi ndetse no kunyura mu nzira itari nziza bakanayikurikira mpaka kandi bafite guhitamo no gutekereza icyiza. Ariko kubera ko haje umucunguzi, kubera ko haje mwarimu mushya, kuko haje uje kwigisha ibyanyabyo kandi byubaka sosiyete nyarwanda nyayo, niyo mpamvu uyu muntu uwo ari we wese ufite imbaraga runaka yumva ko cyangwa se zimushigikiye cyangwa se ufite icyo yishingikirije runaka, bagafata gahunda akavuga ati ngiye gusenyera mugenzi wanjye kubera ko iyi nzu yubatse ntabwo yari yuzuye, ntabwo yujuje ibisabwa, ntabwo ikeneye ari yerekenanga, eske yagombye kuvuga ati ngewe ahubwo kuko wubase iyi ngiyi ku bushobozi wari ufite kankongere nibura twubake inzu ikenewe ahangaha. Ibyo ngibyo ntabwo byakozwe. Niyo mpamvu rero haba uwo mufatanyacyaha uza kuvuga ati ngewe nohereje uyu nguyu ajye gusenya, haba uwo woherejwe ugiye gusenya, haba nde wundi wagizemo uruhari uwo ari we wese, nimba atatekereje ngo avuge ko iyo nzu bagiye gusenya bashyize umuntu hanze agiye kumugira uwo kurara ku gasozi kandi nk'inyamaswa, kandi atari inyamaswa, yari yiyandayanze, yari yusuganije, yubatse ubushobozi buto ku bushobozi bwe yari afite, arundarunda inzu kugira ngo abemo, bashatse kugira ngo bamusubize hanze ajye kuba ku musozi nk'inyamaswa kandi ntabwo ari inyamaswa. Icyo kibazo ni ukugikemura vuba na vuba, ni ukugihagurukira tugashaka buryo ki, nk'uko tuje gukemura, RUDA yaje gukemura ibyo byose bibangamiye umunyarwanda uwo ari we wese cyangwa se undi mu kiremwa muntu icyo ari cyo cyose naho giherereye. Ni ukuvuga ngo abo batafashe gahunda yo kuvuga ngo wowe ku bushobozi buke wari ufite tukongerere dukora icyo ari gikenewe, cyangwa se tukugira inama y'uburyo ibintu byakorwa neza bikaba byiza kuruta ibyo wari ugiye gukora, abo ngabo bose bagomba kwirengera ingaruka z'ibyo bakoze, kwitegura kwakira ibihano bigiye kubageraho, bigiye kubasesekaraho mu gihe gito cyane kiri imbere. Bagomba kwitegura, kwirengera no kwakira ingaruka mbi z'ibyo bakoze, kandi bo babikoze bazi ko barimo barakora neza. Bitangaze riri bugufa aho ngaho rero, banyarwanda, banyarwandakazi, bantu b'Imana muri hano hanze mukomeje kugenda murenganywa, umucunguzi yaje, umurengezi yaje, RUDA yaje, kandi yaje ije gukemura ibyo byose. Mwihangane, ntabwo bikiri kwa kundi, biraje bikemuke, hagiye kuza ibindi gahunda nshyashya itandukanye n'iyari isanzweho yo gusenya cyangwa se yo kutubaka umuryango nyarwanda, kuko twebwe tuje kubaka umuryango nyarwanda, umuryango nyawo, maze gahunda zose zigende neza. Murakoze. Murakoze, muzabyakire neza. Mu majyaruguru y'u Rwanda, iburasirazuba, iburengerazuba n'amajyepfo y'u Rwanda, noneho no mu mujyi wa Kigali, nuko akamuntu n'akamuntu kazubahirizwe, uburenganzira bwa muntu ni ntavogerwa, ntayegayezwa, bwubahirizwe ubw'abakene n'abakire, kuko abakire ntibazajya bubaka bonyine muri iki gihugu cya Repubulika y'u Rwanda. Abakene batubaka ntabwo bizavamo, ntibizakunda, kuko buri muntu yubaka mu isambu ye. Umukire azajya aza, nimba asanze inzu yawe itagendana n'igihe, ikure hazamura igorofa mu kibanza cyawe igera ku kwezi, hanyuma imiryango ibanza hasi yose ku butaka ibe ya nyiri butaka, izo muri kave n'izo hejuru zibe z'uwo mushora amafaranga. Nuko tuzajya twubakira abakene, ariko kubasenyera kirazira, ahubwo uzabasenyera ababizi ko azabubakira neza. Murakoze kubw'iyo mpamvu. Mutubarize kuri wa@RUDA.tk n'aka nomero ka telefone ngendanwa kahamagarwaho amasaha 24, mukatugezaho ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo n'ibibazo. Ni kuri ku gasaraba 250 78 34 28 622. Hanyuma umuti uzaba uwa bose, apana kuri bamwe. Abanyarwanda murushaho kugira discipline muri byose, kandi ku bantu bose, buri muntu yubahe mugenzi we, kandi buri muntu yubahe cya mugenzi we, kandi umutungo wa muntu
rwose ntimukajye mumusenyera inzu ze, kandi yaba nini yaba ntoya, yaba igikoni cyaba umusarani, cyaba ikizu cy'amatungo runaka, ntihazagire umuntu wihandagaza ajye gusenya igikorwa cya mugenzi we mu kibanza cye. Ntabwo ari byo. Naho kuri abo bafungira bagenzi babo inzira, mukemure ibyo bibazo, tutazasanga ibyo bibazo by'igihe kirekire mwaragwingijemo abantu mu bukungu mubadendeza. Ibyo byose muzabiriha bitewe n'uko mwagiye mubakerereza, mwe mutera imbere bo basubira inyuma nk'ikote mu bukungu n'imibereho n'imibanire yose. Noneho twizere ko uzaba ari umuti mpuzamahanga, kuko amahanga naza azanyure muri izo nzira zitagira nyirazo, kuko namwe ntimugira fagitire y'izo nzira. Amayira yose, imihanda ntigira nyirayo, imihanda yose izaba ari iya leta. Ni ukuvuga n'imbibi zose zizaba ari iza leta. Nta muntu uzajya uvuga ngo inzira niye ku giti cye, ni iya leta, kugira ngo gahunda zose za leta ya R2UDA zizanyuzwemo. Noneho ibikorwa remezo, amazi n'amashanyarazi n'iterambere ryose n'inzego z'umutekano mu buryo ubu na buriya byose bishobore kugera buri rugo rwa buri munyarwanda ahari. Waba uri inyuma y'umuturanyi wawe, we muturanyi ibyo ubyubahirize, waba ufitanye isano nawe waba udafitanye n'isano nawe, bipfa kuba biri ku butaka bwa Repubulika y'u Rwanda. Uzahatura ubizi, ibyo bizubahirizwe, kandi noneho umutekano uzaba uwa bose, apana kuri bamwe. Murakoze cyane kubyakira neza.